reka duhindure ingingo tuve umuziki tujye no mu bijyanye na sinema tujye kuri aba bagabo b'abasobanuzi bamwe mu basobanuzi ba filime hano mu Rwanda bamaze gushinga ishyirahamwe banavuga ko bagiye gutangiza n'ubundi buryo bwo gusobanura filime buzwi nka dubbing mu ndimi z'amahanga mu gusobanukirwa byinshi kuri ibi ngibi hari abo turi kumwe kuri telefone Sam ku murongo wa telefone turi kumwe na Bugingo Boni uzwi nka Junior GT ariwe nawe uyoborera ishyirahamwe ndetse n'Uwizeye Mark uzwi nka Rocky Kirabiranya umwungirije Rocky na Junior mwiriwe neza ikaze muri Samedi Détente. Murakoze cyane. mweze mute turashima Imana n'abantu bake. abo bake ni bande Cyane ba bantu bake nyine ntago nyine mwe ntago murimo nyine. Nabyiyumvagamo ko tutarimo. na Mishu ntarimo se njyamo na Mishu turi kumwe hano ntarimo Umeshuwe nta kibazo. Hello. Rocky reka bari duhera uti Mishu Mishu niwe muntu nsigaranye. Mishu wacu. yego yes reka Junior wowe niwe muyobozi w'iri huriro cyangwa se association y'abasobanuzi mwamaze gushinga igitekerezo cyo kwishinga cyaturutse he igamije iki muri rusange Iyi association igamije guteza imbere ibyo dukora igamije kwagura isoko rya filime z'abanyamahanga zijya mu Kinyarwanda ndetse na filime zacu abanyarwanda zijya mu ndimi z'amahanga. Mbese intego nyamukuru ni kwagura sinema nyarwanda ku rwego mpuzamahanga. kuyagura mu buhe buryo ku buryo filime uyu munsi bakinaga mu Kinyarwanda twayishyira mu Gifaransa mu Cyongereza mu Giswahili ku buryo nyine andi majwi yiyongereyemo ariko avuga indimi z'amahanga kugira ngo wa mucyajyaga yikina imuha amafaranga nyine yo mu Rwanda basimuha amafaranga nyine yisumbuyeho yagutse agera kure cyane kuko hari nka filime zacu usanga abantu barakunze bo hanze gusa bakayikunda mu rurimi rw'iwacu rwonyine ifite amagambo hasi yanditseho usanga binabagora kugira ngo bajye kuyumva ariko iyo igiye mu ndimi z'amahanga hashya kurushaho. bije mu gihe mwari musanzwe mufite ubundi buryo mufata filime zo hanze mukazisobanura mu Kinyarwanda abantu benshi bazi nk'agasobanuye Rocky ibi ngibi bugiye gukora birakuraho uburyo bwari busanzwe Ni ukuvuga ngo ukuntu gahunda isanzwe ubundi imeze ngewe ukuntu dujya gutekereza kino gitekerezo cyari kimeze hari igihe kigeze kugira abantu bakavuga ngo buriya buryo dukora bwo gusobanura filime z'amahanga ngo hari igihe bituma filime nyarwanda itazamuka buyidindiza ngo basi bakabaye bakora uburyo bwa dubbing international. Bavuga tuti okay nimba mukeneye uburyo buri international tunabitekerezaho dusanga ubwo buryo koko bwa dubbing buri international buhakaza urubyiruko rwinshi. Turavuga ati nimba filime nayikoraga ngiye ndi Rocky ikavugamo abantu 50 bose nkabavugira ariko nanone nitujya mu buryo bwa dubbing abo bantu 50 buri muntu akaza afite umukarakita umuvugira bizaha urubyiruko akazi. Turavuga ati icyo ni igitekerezo cyiza reka duhakaza abantu benshi turye turi benshi imbabura yanjye yake ya Mishi wabo haka imbabura iwanyu mwese twese turye. Turavuga ati ibyo bintu ni byiza reka tuzane dubbing ariko nanone dubbing n'ubundi mu magambo arambuye bavuga ko ari mixage recording bira byose nyine bikorwa ni nabwo dubbing dukoramo bira twakoraga nabyo ni dubbing nayo ni dubbing mu Burusiya barayikoresha mu bihugu byinshi barayikoresha za Polonye barayikoresha muri Aziya barayikoresha bayita voice over. Noneho iriya yindi twazanye niyo byibura byitwa ko irenzo yisumbuye ariko n'ubundi byose tubibara mu gatebo kamwe kuko byose no gusemura. Ariyo mpamvu ijambo agasobanuye ritazavaho nubwo tugiye muri dubbing mpamvu twanayigiyemo no kugira ngo urubyiruko rwinshi rubone akazi ariko agasobanuye nako muzajya mukomeza mukabone by'umwihariko cyane imbaraga nyinshi z'agasobanuye kuriya twasobanuraga bya mbere bya voice over mugiye kujya mubibona muri filime z'inyarwanda zakinishijwe natwe cyangwa n'abandi bantu twe tukazisobanura ari igihangano cyacu twitekerereje
twateguye ariko z'inyarwanda bakora mubona series zitwa abapampe metere nzovu nizo nyinshi mugiye kujya mubona ziganjemo agasobanuye nka kamwe twakoraga ariko izindi nyinshi mugiye kujya mubona ni dubbing yayindi iri ku rwego rwiza rw'abafaransa abongereza iki ariko ntabwo biri buze gukuraho ka gasobanuye bari basanzwe bazi biraza kugendana bifashanya bizamurana. ubwo umuntu ahita nibaza ati se noneho equipments mufite ibikoresho twavuga ngo bihagije kuko buriya dubbing nanone bisaba ko ya sound wumva muri film igarukamo muzaye mukora agasobanuye nka kundi ujya kumva wamanuye volume ya film urimo uravuga cyangwa hari uburyo muzabikoresha ku buryo byuzuzanya nka nk'ibi ngibi tujya tubona niba ari film y'Igifaransa ukaba ugira ngo ni y'Igifaransa kandi mu by'ukuri yarakozwe n'abanyamerika. Meshu ngira ngo urimo twumva neza cyane ku murongo. Yego. Muri ikintu twakoze uyu mushinga wa dubbing ntabwo uje uyu munsi. Ni umushinga ku bantu bakurikiye imbuga zacu nkoranyambaga twatangiye mu myaka 3 hafi imyaka 4 itambutse. Twawukozeho mbere byakunda mu twari twawutangiye nyine tujyana kumvikana guke hagati yacu. Ndetse birangira umushinga twatangiye turi benshi usigaye uri mu biganza byanjye na Rocky n'abandi basobanuzi bake nubwo ndanyuma haje kuzamo twemployinga abandi bantu babushoboye kuba babikora baza kudufasha. Uwo mushinga umaze imyaka irenga 3 ijya ikabakaba imyaka 4 twashatse akantu kose gakeneye gatuma uwo mushinga ukunda ndetse uronshinze byaratuvinye igihe kirekire. Rero muri izo mvune twize ikenewe ni ibiki hagurwa ibiki hakorwa ibiki ndetse yari amafaranga menshi. Ariko kubera Imana n'ubufasha bw'abanyarwanda twafatanya nabo nyine basobanuza bagenzi bacu birakunda. Rero uyu munsi akantu kose nyine gatuma dubbing ikorwa turagafite. Wenda ikintu navuga nunganiye umuvandimwe Junior ni ukuvuga ngo dubbing turi gukora ntago nsanzwe wenda mbikora Junior akabikora tukabikorera amasosiyete yo mu Rwanda bafite hari amasosiyete akorera mu Rwanda mpuzamahanga agira ibyo bintu ugasanga bakenera dubbing yo gufata ibintu byavuzwe n'abanyamahanga twe tukabidabinga. Byagiye bidufasha rero urumva kubona ibyo birakana n'ako kazi kugenda tumenya ati dubbing irasaba iki kuko bo baratubwiraga ati ntabwo dukeneye voice over yayo biri musanzwe mukora dubbing ijambo ku rindi. Rero byagiye bidufasha tumenya ko ibyo bintu binakenewe tuzanabikenera cyane mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo dubbing ubu turi gukora iri ku rwego rwa rundi dubbing y'Ifaransa ubonaho Fast and Furious wenda y'Inyamerika Ufaransa aba yakoze iriho. Ijwi rya film original ukaryumva iki ukabyumva ukaza kumva ijwi gusa wenda ry'umuntu wa dubbing nirwo rwego ziriho. Niyo abanyamakuru ejo bundi twakoranye barabibonye kuri uyu wa mbere turasohora dubbing film dubbing za mbere zacu. Wenda muzabasha kubyumva n'abaturage babyumva ariko dufite igikoresho cyose gikenewe dufite abantu dufite inzobere zabyitoje zihuguye harimo n'umwe wagiye mu Bufaransa wabaje kuduhugura hano akabafasha abantu ku buryo ibintu bimeze neza. Hari nka studio igeze kudusura y'Abashinwa ikora amafilime irazira buriya buryo twari dusanzwe dukoramo niyo yatubwiye ngo muravunika ati bisaba wowe umuntu umwe buriya twagiye duca ku makuru y'amateleviziyo yakomeye mu Bushinwa bakatubwira ati bisaba ujye muri emosiyo z'uyu muntu ututse uyu nguyu ujyane nawe usetse ubabaye ati birabavuna pe. Ariko ni byiza nabyo ariko dubbing dufite iri ku rwego rwiza. Uyu munsi mwavuga ko mufite kategori zose z'abakinnyi ndavuga dufate niba wakinaga film original ari umwana mufite uwashobora kuba yasubiramo iryo jwi ari umwana cyangwa ubwo ni bwa buryo nyine bwo kuba wasubiramo umuntu kandi uri umuntu mukuru umuntu yumva ko ijwi ryawe ari ry'umuntu mukuru. Iyo ntabwo yaba ikiri dubbing ntabwo yaba ikiri dubbing yayindi twavugaga iri mpuzamahanga. Nimba ari umwana tuvuga w'imyaka 5 uri muri filime nibitunanira byanze abandi baratwumva amajwi yabo atari kugwamo turashaka ku imyaka 6 byibura. Nimba ari umukobwa ni umukobwa nimba ari umukecuru ni umukecuru umusaza ni umusaza. Mbega ni ikintu kiri ku rwego rumeze neza pe kandi bazabikunda turabizi. Ku bigendanye wenda nongeye ku cyo Rocky yavugaga ubushize abakurikiye ikiganiro twakoze cyaciye ku itangazamakuru byinshi mu minsi yashize. Hello. Yego. Muranyumva? turakumva cyane.
twavuze ko tuba tunakeneye andi majwi ameze nk'aho abura mu dufite bitare gushyira hanze amatangazo avuga ati dukeneye umuntu runaka ungana gutya uzi ururimi urunuru waje kuba yaboneka mu minsi wenda y'icyumweru runaka ingana gutya kugira ngo uwo muntu tumwitabaze mu gihe cy'akazi. Rero ni akazi dukeneye ko gakorwa mu buryo busesuye kandi bugaragarira abanyarwanda. Rero urumva icyo kuvuga ngo ijwi ryabura cyangwa umuntu yabura azi ururimi runaka cyo rwose ntabwo kikiri imbogamizi kuko tuzi ko muri uru Rwanda iyo hanze umurimo ufite gahunda yo umurimo watunga benshi abo gutunga barahari ahubwo ikintu cyabuze ni ikibatunga aricyo uyu munsi twazanye rero. Nibyo Junior ku bigendanye no kudabinga cyangwa se gusobanura filime nyarwanda zishyirwa mu zindi ndimi z'amahanga, mwigerageza cyangwa se essayage mwakoze kugeza ubu ngubu bihagaze gute ndetse murabona bishobora gutanga uhe musaruro mu kuzamura ndetse no guteza imbere sinema nyarwanda? Urumva aho ngaho nta kiri imbogamizi ko umuntu ubwiye ngo filime yagiye kujya mu kirimi cy'amahanga mu gifaransa mu cyongereza we ahita abona ko amafaranga abonetse tayari. Mwana gusa makane gusa avuga ati kuva nyine najyaga mvuga ikinyarwanda kikantunga njya ku ruhando rw'abafaransa amafaranga hano arahari. Nazi ko filime nyuma yo kuyikora ikeneye marketing ndetse ngo nawe umufaransa ugiye kureba nk'umuntu uzi igifaransa ari nko muri Senegal, Togo kugira ngo azayikunda ikeneye marketing ikomeye. Buriya filime kuyikora ngo ijye muri z'amahanga ni intambwe ya mbere. Ariko usigaje izindi ntambwe igihumbi iyo filime uzayireba imukonvenka kumva arayikunze. Rero aho hagiye habamo imbogamizi abo twagiye twakora tukavugana ugasanga umuntu ntabwo abyumva neza azunga amafaranga arimo ni menshi ahita abona. Niyo mpamvu ubu ngubu nk'izo twakoze ni filime zanjye na Rocky ubwacu twakinishije twikoreye ku giti cyacu tugatika tuzikore nk'izacu zibe sample kugira ngo nawe ukeneye ngo aze dukore filime y'inyarwanda azabyumve. Gusa nkomeza no gushimira abasinema nyarwanda twagiye tuvugana ubwabo harimo ababyumva kandi bakabyakira neza ubwo turi rwose amafaranga yo turihangana ngaha ntiturajyemo cyane ahubwo dukore akazi iyo kakozwe neza kabyara amafaranga. Hanyuma tugarutse kuzo mwamaze kudabinga noneho zo hanze muzishyira mu kinyarwanda, na yahe mafilime mwahereho mumaze gukora angahe harimo yagomba gusohoka kuri uyu wa mbere? Amafilime twakoze wewe nakomeza. Okay. Filime twakoze ndabona ko ikomeza ndahebye tutari kurebana nabyo rero biri kutujamo biri kubajabuka byo rero byacu rwose ntabwo ari umwe uzajya uvuga ngo hagiye kuvuga Okay, Rocky umwanya ni wawe ngaho usubiza. ibintu ko mishobere yari abizi mishu Ikarame utangiye kudamarara wariraye intangiye gukunda byanda ariko arashukana. Rocky twagiye gusubiza icyo ngicyo. ni ukuvuga ngo tumaze gukora filime zigera kuri 60 ariko hakaba harimo nyine urumva ni ibintu tumaze gukora mu gihe kigera ku myaka 3 twagereye tubitangira bavuga hari ukuntu noneho iyo umuntu yamenyereye agasobanuye dubbing isa nk'imujena ari nacyo kintu turi guteganya ko gishobora kuzatubaho mu mbogamizi tuzahura nacyo ko hari abantu bavuga ati ya voice over niyo yakoraga cyane kuko hari ukuntu umuntu ajyamo hagashya hakagurumana kandi noneho buriya dukeneye abantu baturandata buriya muri filime ariyo mpamvu agasobanuye twahise twanga kuba tugahagaritse burundu bizajya bigendana. Ni ukuvuga ngo buriya urebye filime y'abanyamerika bakavuga ati tugiye aha tuvuye aha tugeze gutya dukasaha kuriya dubbing ibimeze, hari abantu batahita babyumva nk'uko mu ishuri tutumvaga kimwe. Hari abantu buriya bakeneye kwa kundi Junior cyangwa se Savimbi cyangwa se n'undi musobanuzi wese yajyaga bivuga akavuga ati nubwo bigenze gutya nyamara urabona ko agasa nk'umurandase nyine agasa nk'umushyira muri mode ya filime neza. Urumva muri dubbing ntabwo bazabibona. Niyo mpamvu twabaye tuvuze ati bizakomeza gutyo ariko tumaze gukora amafilime agera kuri 60 ntabwo tuzayasohora rimwe ku wa mbere hazasohoka amafilime agera kuri 20. Urumva muri iyo myaka igera muri 3 turi muri ibyo byose hari izo tubona nyine zizasaga nk'izitameze fresh neza dushaka kubanza gusohora izo twakoze nyuma 20 kuri uyu wa mbere
bakabanza bakanabyiyumvamo bakagenda babyibonamo noneho tukabona kujya twarekura n'izo Rocky muri izo 20 wenda cyangwa se muri izo 60 zose nka filime wumva imwe utagiye muri nyinshi mushobora ati iyi niyo yitwa ikore dubbing wenda abantu basanzwe bazi ni iyihe? harimo filime nziza cyane yitwa The Cure, harimo yitwa The Containment, harimo bazanakunda cyane iyo ni series, harimo ni nyinshi pe, ni nyinshi. Ngarutse ku cyo wigeze gukomozaho cyatumye kimwe mu byatumye munatekereza ibingibi ni byagiye bibaho mutungwa agatoki ko agasobanuye gashobora kugira uruhare mu kwica sinema y'u Rwanda. Ese ubundi mwe muranabyemera? ahubwo noneho ukuntu gahunda imeze buriya hari igihe wicara ukareba ukavuga ati epa nimba ari umunyamakuru akaza akakongorera ngo mani biriya bintu ukora bya sinema wabivuyemo ukaza tugakora itangazamakuru ukoremo amafaranga, waje muri PS ukumva undi muvandimwe. Twe twaricaye turavuga tuti sinema nicyo kintu tuzi, tukimazemo igihe, tukibona ukuntu gikorwa, tuzi ukuntu bigenda, twakinishije amafilime yacu. Ubu tuvugana Junior gukinisha amafilime, ubu tuvugana mfite amafilime yanjye tayari ari ku isoko, mwagiye muyabona make make y'amanyarwanda, ku buryo noneho na sinema nyarwanda hari aho byageze tuyihindurira umuvuno. Hari nk'amafilime nagiye nyinisha ari mu cyongereza nkayasobanura mu kinyarwanda, noneho hari n'andi menshi. Ni ukuvuga ngo ubundi filime nyinshi mugiye kujya munabona ni inyarwanda, noneho zacu za filime zacu z'inyarwanda byenda bavuga ngo sinema nyarwanda muri kuyibangamira, noneho ubwo tumere nk'aho turi kuyizura, turi kongera gutuma abantu bakunda noneho gusinema. ariko ngarutse ku kibazo cyanjye, agasobanuye kamwe gasanzwe koko kicaga sinema y'u Rwanda. uzi impamvu kataricaga se? impamvu katayicaga ni kwa kundi nyine uhiriye mu nzu ntahadapfundiye n'iki n'iki. impamvu katayicaga twarababwiye ati agasobanuye kaje mu Rwanda za 2000 gutyo, mbere yaho ndakeka kaza sinema nyarwanda idahari. nta sinema nyarwanda yari hari icyo gihe, nta sinema yari hari usibye wenda nka za zindi bitaga ngo iminsi 100 zavuga ko byabaye mu Rwanda, nazo zakozwe na Hollywood bakahita bacaho. Sinema nyarwanda yagarutse bazanye ngo nimba ari ikigeragezo cy'ubuzima za 2003 zirakundwa, sinema nyarwanda irakundwa, barayireba, ziragurwa, filime barazigura gukomeza kuzamuka. Noneho biza kugera ahubwo hagati, bigeze hagati barwasa baratwika harashya, filime zirevuru, bigeze hagati ahubwo bazima ikintu cya piratage. noneho agasobanuye kuko kugapirata byari bigoye muri icyo gihe, bakabona sinema nyarwanda iri gupiratwa, baravuga ngo agasobanura niko kari gutuma kuko kakimeze neza ibanga ni irihe. Kumbe natwe turapiratwa, twahoraga ahubwo mu ntambara twicaye dutekereza ngo nimba bigenze gutya duhindure gutya, ku buryo ubu ngubu byageze ahantu nta muntu ukiza kwangura CD nk'uko kera byahoze. nza mu gasobanuye nsanga ba Julia bacuruzaga n'abasankara bayanga. ubu ni ukuvuga ngo ngiye naje baza kurangura amasede amafaranga akaboneka. iyo strategy batangiye kudupirata nk'uko n'inyarwanda zapiratwaga, tubona tugiye gupfa kimwe. twe turicara turatekereza tuti filime tumere nk'aho tuzajya tuzitangira ubuntu ku ba disque bana bari bazicuruza, ariko tugira igihe cyo kubacamo tubaka umusanzu buri cyumweru. urumva ni ukwicara muhimba strategy kuko isoko rimeze nabi, ntabwo ari ku nyarwanda gusa no ku gasobanuye rimeze nabi, ariko mwicara muhimba strategy ku buryo noneho bwo kuba ati buri muntu bitwitayeho yakuye filime yaba yayipirase yagize gusa, ariko kugeraho buri cyumweru umenye ko ugomba gutanga umusanzu. noneho dusa n'abagana ku musozo, abanyarwanda bazajya babona zino filime zisobanuye mu buryo bushya bate? umuntu uri i Karongi cyangwa uri i Rulindo ushaka zimwe muri filime wenda zo hanze mwasobanuye, cyangwa se nuko izi nyarwanda zizajya zigezwa ku isoko mpuzamahanga, ubwo buryo mwabutekerejeho? ese bizajya bigenda bite? aho ngaho ubwo buryo yes turakumva cyane. Nagira ngo yego ndakumva, maze ngo byatujabutse. network ntago wayizera, system nshya tutamenyereye. icyo mvuga
ubwo buryo bwo burasanzwe buhari, dufite ukuntu dutanga filime ku mbuga zacu nkoranyambaga nyine z'ama website online. Systeme ihari, kandi systeme twubatse y'abadisiki bana cyangwa aba DJ bakora mu gihugu hose, kugira ngo buri mudugudu urimo umu DJ, twapanze ko nuko buri sibo igira umu DJ umwe wihagarariye, uretse muri Nyungwe honyine. Hari aba agent bacu. Rero urumva aba agent bose bazajya babona filime ku wa mbere nk'ibisanzwe, bazihereza abakiriya babo, uyikeneye cyane ku mu DJ. Ntabwo uburyo bwa distribution bwo bukiri ikibazo, ahubwo nyine ku icyari no kugira ngo abantu babyakire, kumva ko ni system ishigiye kuza izagora benshi kugira ngo bayumve, kumva umuntu nka Rocky yari asanzwe yumva filime yivuga yose, Junior filime yose yivuga kugeza finale. Uyu munsi filime irazirimo umwana, umukobwa, umugore, umupapa usaraye n'uvuga akazi keza, aho bakiri imbogamizi. Yes, turabashimiye, ngira ngo wenda dusoza ari cyo mwabwira abakunzi banyu babakunda. Hari nabo nabonye batangiye kwandika bati muduhuze nabo bagabo batwihera akazi mu bijyanye na dubbing, amajwi yacu turayizeye. Icyo mwabwira abantu muri rusange dusoza duhereye kuri Rocky. Ikintu nabwira abantu, harimo abo bari kwandika n'ubundi byatangiye, natwe bagiye batugisha byo akazi kazagenda kaboneka pe. Dukeneye n'abantu, nubwo hari n'abandi twari dufite, tuzagikenera abantu cyane. Kandi ikintu kiri no kudushimisha ntabwo ari ukuvuga ngo hari amafaranga tuzakura muri bino bintu cyane, turi gushimishwa no kuba byibura tugiye ariko uzi kuba wicaye uvuga ati ibi bintu ndi gukora byibura hari abandi bantu benshi bitunze nabo babasha kurya, babona amafaranga bitewe n'igitekerezo twagize no kwigomwa kwacu. Hakaba hari abantu benshi byibura bicaye bavuga ati turashimira bari abantu. Icyo kintu ni cyiza, ariko icyo nababwira bazihanganiriza impinduka ziri kugenda ziba, ntabwo byoroshye. Natwe ubwacu hari ukuntu byatangiye bituje, bakavuga ati ko natwikaga wongeye kujya ngendera kuri to wenda y'umukaragita runaka uri muri iyi filime. Ikindi navuga wenda nabwira abantu baba batwumva, wenda babifite mu nshingano zabo bya bigo bishinzwe, bakamenya ko nimba dufashe amafaranga yacu tukigomwa gutya, tukavuga ati reka dukora ikintu cyaha abantu benshi akazi gutya, ni ukuvuga ngo ntabwo byoroshye. Dubbing iravuna, ntabwo imeze nka filime. Nicara mu nzu iwanjye, niyo mba mfite studio nkakora filime 10 ku munsi. Dubbing iyo bisaba kuzana abantu bose, umwe akavuga undi akavuga ku buryo ku munsi mushobora gukora filime imwe, ku munsi nakoraga filime 10. Urumva difference irimo, bitwara imbaraga n'amikoro menshi, kandi tutari tayari none nakwita tugaruza igitaraganya. Bivuze ngo nimba hari ababishinzwe urumva babidufashamo, bakabyumva bakamenya ko badufasha kugira ngo wenda twagura andi masitidiyo, kuko dufite studio imwe nubwo ishoboye nayo yihagazeho, ariko urumva baduteye inkunga tukagira amasitidiyo nk'atatu cyangwa 4 abasha gukorera kuri wa muvuduko mwinshi, kugira ngo bakonsoma filime zacu bazibone zikiri nyinshi. Cyane nicyo navuga. Yego. Giti, nawe umwanya n'uwawe, masegonda make dusoza. Ikintu cya mbere nge nakora, cyangwa kuko ni ukuvuga ko nishoboye kandi twahabemo umwanya. Ikintu ndakora buriya, ikintu cya mbere twasaba nuko abanyarwanda bagiye bose kutwumva, ari uwadutera inkunga, ari uwadufasha, amenye ko turi mu kazi n'intambara tugiye kujyamo itoroshye. Gufatanya na ngo tugane uru rugamba rwose. Arongera nageze ndiheba, Rocky atizanzamuka, intambara burya ayigeze ikomeye igeze aharyoshye. Rero icyo nsaba abanyarwanda mu byakiramo yombi kandi mu byishimo, kuko ibi ngibi bifitiye inyungu rubanda nyamwinshi. Ni akazi kuri benshi, ariko akazi karambye. Ikindi kintu nizo urubyiruko ni kimwe, nuko akazi ko karahari. Umuntu uzi ko uzi ururimi, umuntu uzi ko ufite ururimi, uzi ko wenda uvuga neza, ufite impano muri wowe, maze iminsi yose yarapfukiranywe. Igihe cyageze ngo uzi igifaransa neza, yazo umusaba ko dukeneye studio irenze imwe, hari izajya ikora igifaransa, indi ikora icyongereza, indi ikora igiswahili. Urumva akazi katoroshye. Harimo no gukora indimi zo muri Aziya, bitewe no kwenda tubona ko izo ndimi nazo dufite wenda abantu bapfa kuzigura mu gihe cy'agateganyo. Aho hose harimo akazi kenshi. Rero ubwo icyo mvuga nta kindi, nuko leta bishobotse yadufasha. Yes, yaba habaye hari ibindi byinshi iteganywa,
nabyo bijye mu byigwaho uyu munsi badufashe n'abanyarwanda umva ko ukunda sinema nyarwanda agira icyo akora n'abakinnyi ba sinema nyarwanda ubwabo utwumva dukurikiye uyu munsi nitumwejya tumwaporochinga ngo dufatanye ntazatugore ndetse niyumve ko amafaranga ari menshi tugiye kumuha mbere na mbere mu gutangira akazi ahubwo ashyira imbere ko akazi iyo kakozwe amafaranga araboneka. Ndabashimiye murakoze cyane. natwe turabashimiye Junior ndetse na Rocky, mwakoze cyane kubana natwe muri Samedi Détente ya none. Imana barebe icyoroshye. Yego nawe. reka hajya bashimira kandi turabashimira kuba radiyo Rwanda mukomeza byibura gushyigikira ibintu by'abanyarwanda byabafasha. Turabashimiye cyane muri abantu bacu batwumva mukabasha kuba mwatubwirira abanyarwanda bakatwumva. Yego murakoze cyane.